Abasuje bakunzi ba Iyungure BTV aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibane namwe kandi ndabashimiye ko dukomeje kubana. Nkawe niba uri mushya akaba aribwo ugeze kuri iyi cano, nguhaye karibu. Uyu munsi naguteguriye ibintu 5 ushobora gukora ukabaho wishimye mu buzima. Icya mbere, ishakemo ibisubizo nkaho uri wenyine kuri iyi si. Aha bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ntago ari ukuvuga ngo ntago ufite abantu bashobora kugufasha ku ruhande, ahubwo ni ukuvuga ngo kwishakamo ibisubizo nkaho uri wenyine bizakuremera inzira nyinshi ushobora gushakamo igisubizo cy'ikibazo cyawe, kandi bikurinde kubabara nk'iyo wenda wari ufite umuntu ushobora kugufasha hanyuma akaguhinduka. Ariko niba wishakamo igisubizo ku giti cyawe, niyo byakwanga ariko nta gahinda bizagutera nk'uko wakabaye utegereje igisubizo ku wundi muntu bikarangira byanze. 2, gerageza kwibwira ibyiza. Hari ukuntu twiganiriza tukanisubiza, ariko mu biganiro ugirana nawe ubwawe jya ugerageza kwibwira ibyiza. Hari ukuntu ubona ibintu ukavuga ati ibi bintu ntibishoboka, ariko iyo ntibishoboka wagakwiye kuyihinduza uti birashoboka, aho kuvuga ngo ibintu biragoye sinabishobora, ahubwo wakabaye wibwira uti biragoye ariko nabigeraho, aho kuvuga uti ndi njyenyine ese nabigenza gute. Jya wumva ko uri wenyine, ko wihagije kandi ushoboye, aho kubona ibintu byabaye ngo ucike intege uvuge ati ibintu nabyangije ese bizagenda bite. Oya, ahubwo ibwira uti buri munsi uza ari mushya, uyu munsi niba byagenze uku ariko ejo bishobora kugenda neza. 3, ishimire aho ugeze. Hari ukuntu tuba dufite ahantu turi ariko hari naho dushaka kugera, ugasanga turareba cyane hahandi dushaka kugera ariko ntitugira umwanya wo kwishimira hahandi turi. Hari aho twavuye, hari naho tugeze. Wagakwiye gufata umwanya wishimira bya bindi bike wagezeho mu gihe ugikora kugira ngo uzagere hahandi wifuza. 4, kora ibyo ukunda. Mu gukora ibyo umuntu akunda havamo kwishima. Hari ukuntu uba ufite ubushake bwo gukora ikintu ukunda, ugasanga uragira limitations runaka zishobora kuba ziturutse ku bantu cyangwa se no kuri environment, ariko uzakoresha uburyo ushoboye bwose kugira ngo bya bindi ukunda ubikore utitaye ku muntu uwo ari we wese, cyangwa bipfa kuba uzi neza ko ntawe bibangamiye. 5, ibitakureba ntibikagutwarira umwanya. Hari ukuntu usanga uri wa muntu wo mu bintu by'abandi, ntago ugira umwanya wo kwigarukaho ngo wirebe, ugasanga uri mu bintu by'abandi nibyo byagutwaye umwanya, nibyo uha umwanya cyane, ariko guhugira cyane mu bintu by'abandi bitwara ibyishimo byawe. Ariko iyo wigarutseho ukareba ibikureba, biga umwanya wo kwitekerezaho, ukamenya bya bindi ukunda, ukagira umwanya wo gukora bya bindi ushaka gukora kugira ngo uzagere ku ntego zawe. Wakoze cyane kubana nanjye rero, nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, like na comment kugira ngo tubane. Bye bye, ndabakunda naho ubutaha.